Habineza Innocent ndi umukristo wa ADEPR nababwiye ngo nkunda ADEPR cyane. Impamvu nyikunda cyane muri 2013 nigaga muri ETD mu Kiyovu cy'abakiri. Yari ivuye Kacyiru niho yigaga ku Rurembo yimukira mu Kiyovu. Aho ngaho mujya mwumva bita ba Joseph Bayungwe. Mujya mubumva bamwe no kuri internet nimubabona. Aba Bayungwe, uyu pasteur wa Betesida, bose twariganaga. Aho niwe Imana yambwiye ngo guma muri ADEPR nzahaguhera umugisha. Haleluya! Amen. Nzahaguhera iki? Umugisha. Imana nikubwira ngo itara kwiyingo nzahaguhera umugisha. Uzagira uti? Haleluya! Amen. Aho ngaho niwe mubiri y'amadini yatangiye kuvumbuka cyane. Pasteur umwe arazanga ati ubu rero uruberwa n'ikoti ariko naryambaraga nkabera ati dore uzi no kubwiriza cyane rwose. Ngiye kugushakira umugore musabire mukwere, nimara kugukwera ngenda njya kugushingira umudugudu uyobora uwo mudugudu. Nari umushomeri bene data, nari umukene. Nimbabwira ngo umukene ndibuka bigeze kuntumira kujya kubwiriza ubutamwa mu giterane cy'iminsi 3 mfite inkweto zatobotse. Twayoborwaga n'umwarimu yari Pasteur Simoni, mwarimu yitwaga Glorious. Aramamagara ati Innocent, nari mfite ka telefone bitaga Samsung, murakazi kamwe kari kigonze gutyo ariko Yesu ni mwiza. Haleluya! Yesu ni mwiza. Najya gusenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Mwana wanjye nubwo inzara ikurya ariko nzakugirira neza. Haleluya! Mwana wenda vuga koko. Aramamagara mwarimu Glorious arambwira ngo Pasteur Claude arambwiye ngo bafite igiterane cy'iminsi 3 kandi uzajya kukibwirizamo. Ntekereje ko ngenda mu nkweto itaka rikajya rica munsi y'inkweto rikajya mu masogisi. Iti cyo ntayo nari mfite ariko Yesu mwene data yavuze ngo ni kivu ajya ngo ni igitsiberi. Nari ngifite numvaga nta kintwaye. Numva umutima urambuye ngo ikiza Glorious kuzajya ndamukiza ati nta kibazo mwari, ntabwo rwose bantumira ngo nange. Ariko mpita nibuka ko nta nkweto tugeze. Akamana koko urabyemeye ko ngi butamwe nambaye izi nkweto? Umunsi mbona Imana. Haleluya! Amen. Ndapfukama mbwira Imana ndabwira ngo Mana, urabizi ko nakurahiye ko ntazakuvaho. None bantumiye mw'iki giterane. Umudiyakoni uzanyakira akabona inkweto n'amasogisi byaratobotse azavuga ngo iki? Umunsi Imana inkorera gaca umugabo witwaga Papa Chantal ajya kugura inkweto yambara nomero 7 agura nomero 10. Yambara nomero 7 ageze
ageze Nyabugogo babwati dore inkweto barayihanagura bakayikubita ati bagatishiramo ashizemo ngo inkweto igizite ramukwiriye yatera kumva inkweto nisa kumbi ni Yesu wagezemo. Haleluya! Yesu yamaze kugera mwarwa rukweto yatera kumva urukweto rugize ruti inkweto arishyura afata inkweto ashyira mu gakapu arataha. Ageze mu rugo ashyizemo buyumva ikirenge karindwi imaze karindwi mu icumi. Atekereza umuntu wambara nomero 10 umutima ati pa payose abaramamagaye uriye ndi mu rugo ngwino nguye inkweto uguri amafaranga afite ngwino ariko nguye inkweto ariko Yesu arashoboye. Haleluya! Bagabo bene data Yesu agize ate arashoboye. Agenda agezeyo sanga agakweto keza rwose yakazanye abwira papa Shatari niyo waca 300 ntayo ufite atigera turebe gukwegishiramo. Umwana we Shatari baraje tumva papa iyi nkweto nutayiha inose ntabwo uzongera kwitwa data. Unabaraje avuye ku ishuri asanga kagakweto nambaye rumwe ngo papa nguze ukuntu inkweto ibereye inose ngo nutayimuha umva ngo ntuzongere kuntuma. Kumbi n'Imana iri kugira ite. Haleluya! Ndangije umugabo abura uko yifata abahamagaye umugore terega abana ati umwana wawe yasaze inkweto niya inosa ngo kandi ayiguze amafaranga menshi. Ubwo nyina ati urahitamo ko umwana cyangwa inkweto. Urahitamo umwana cyangwa inkweto. Umugabo yemera guhara inkweto. Ndakweto ndakambara mwivuga utuntu. Haleluya! Ndagenda aho ngaho mpageze Imana irambwira ngo mwana wanjye genda ugume muri ADEPR aho. Haleluya! Aho ngaho hari ijambo yakoresheje ya ADEPR imwe yo mu gutaha ajya gikoresha aho bita ngo ni mu kibeto. Icyo kibeto kizagufate ntukahava. Kambabwira ikintu gikomeye. Nimba hari ikintu kigoye ni ukuba uri umukene ureba amafaranga ateretse hano. Uri kubyumva? Wicaye nawe hariya bakubwira ngo kugira ngo uyafate ni ukubanza kuva ku iyo nawe wicayeho ugafata ariya mafaranga ukazaho undi. Cyari ikigeragezo mpita ntekereza uburyo nari nshonje. Najyaga mara iminsi 4 ntari narya 5 narayimaze. Mana natekereza ko banguye ko bazansabira umugore bakanywera numva ni igisubizo. Numva ko bazampa naho kuba umuntu uzaba uyoboye itorero bose. Numva igisubizo cyari kigize gite cyari kiri hariya. Ariko Yesu arambwiye ngo urame. Haleluya! Ndangije ndavuga Mana ubwo umbujije ubwo ugize uti nanjye ndakumva. Nimba hari ikintu Imana yampayeho umugisha. Haleluya! Haleluya! Nimba hari ikintu Imana yampayeho umugisha ni ukuba muri ADEPR. Ni ukuba he? Aha ngaha icyambere
bigera muri bitatu nabonye muri ADPR bitandukanye n'andi madini yose. Icya mbere agaciro k'ijambo, icya kabiri kumenya kwiyiriza ubusa mu bagabo mu yandi madini bikorwa n'umwe ku ijana. Kwiyiriza ubusa baba we ukirwa utariye leta bakubwira ko uri umuyobi, ariko kwiyiriza ubusa bizana imbaraga. Haleluya! Bizana iki? Bigatera kunesha. Haleluya! Buriya ntiwashobora kunesha ibyaha wikurya ukananywa, ntabyo washobora, ntabwo wabishobora. Ntiwashobora kunesha icyaha buri munsi urya ukanywa ugatamira kandi ubwo ko ntacyo bitwaye. Ariko iyo wiyirije ubusa, haleluya, ugapfukama ukabwira Imana ngo data nanjye ndi hano, nanjye ngize ndi hano undebe, ni njyewe wa wundi mfite iki cyananiye. Yesu nawe araza ati mwana wanjye ndakuruhuye, ngize nushaka kubimenya uzabona ko Abisiraheli imbaraga zabo zose zakomokaga mu kwiyiriza iki? Ubusa. Ibi byatunaniye, iyi ngoma nubwo iremereye, ariko dufite Imana nyamana. Haleluya! Nubwo iyi ngoma iremereye ikaba idutwaye gutya, reka tujye kubaza Imana. Bajya kwiyiriza ubusa, ngo biyirije ubusa kukageza hafi barangije ngo Imana ibacira inzira. Haleluya! Kwiyiriza iki? Ubusa. Nusoma uzasoma inkuru ya Hezekiya uburyo ngo yiyirije ubusa. Umwami wa Hashuri wari ufite ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza, yicaye aramubwira ngo umva, icya mbere baragenda ajya mu barinzi avuga ati Hezekiya ntabashuke, Imana yanyu ntizabakiza. Abarinzi rero ngo barabyumva baradagadwa, ariko Hezekiya yiyirije ubusa gusa. Haleluya! Yiyirije iki? Ubusa. Imana iramubwira ngo umva, mutumeho umubwira ngo umukobwa w'i Yerusalemu arakuneguye. Ikintu umubwira ngo umukobwa w'i Siyoni akuzungurisha umutwe. Niba ari akantu kagayitse, ni ukuba muto cyane rero wenda ihangana, ni ukubona uyu mugabo uyu ahagaze imbere ya perezida nk'abangasikiwe. Bavuze na mudugudu. Reba hano asiwe kurebera ku bitugu akanimyoza. umukobwa wa Yerusalemu agize ati arakuneguye, akamuna wakoze ngo uri umwami. Sha Beni Hadadi yumvisha ako kantu gusa, ako konyine ngo ahagurukane ingabo, ariko ntiyari azi ko Hezekiya abitse iki? Imbaraga z'amasengesho. Haleluya! Ntabwo yari azi ko Hezekiya afite Imana, ntabwo yari azi ko Hezekiya yamaze gusenga, Imana iri muri we. Bigira ku ijambo twasomye, Bibiliya dusomye ijambo rivuga ngo umunsi umwe nijoro umugabo witwa wari umukire cyane witwaga Nikodemu. Haleluya! Ko yari umusoresha nkanjye. yari ingari mu kindi kinyarwanda. Aba aracunze nijoro ati
abantu wirwa wirukanka inyuma y'ibugeni ndamukubita amande cyane none waragenda agezeyo waramusanga nijoro aho yari yicaye ati ndashaka umbwira inyobora inzira ijya mu ijuru ariko Yesu arareba Yesu agize ate haleluya Yesu agize ate yitegereje asanga Nikodemu hari ibintu bibiri atigeze abona hari iki bibiri atigeze abona icya mbere yari atarabatizwa yari ataragira ati iteye agahinda kuba umuntu utwara amategeko utarabatizwa njyewe ntwara amategeko hano muri telefone yanjye niyo ngendana buri munsi ariko yari afite ikibazo cy'uko atari yakagize ati aramubwira ati umva Nikodemu unatikaraga ntabwo bishoboka ko winjira mu bwami bw'Imana nubwo uri umunyamategeko ukaba warize ukaba ufite amashuri menshi ukaba wakira imisoro ukaba wakira ubutunzi bukaba bunyura iwawe ariko ntabwo bishoboka ko wagira uti wajyayo icya mbere ntabwo urabatizwa ntibishoboka ko umuntu yakwinjira mu bwami bw'Imana atabyawe bwa kabiri atiya koko ati ntabwo bishoboka aramureba nk'uyu mugabo koko ntabwo wize ntabwo wagize uti abashyizeho ntabwo wize Yesu nta mashuri ugize ute ufite impamvu nta mashuri ufite bite njyewe uyu mugabo Nikodemu w'inda ingana nk'iyi ngiyi nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka zeru mu byo nize ibyo ntibigize biti nta nubwo byagira bite ntibyashoboka ubwo niyo yaratangiye guca amazi Yesu ariko Yesu ntawamuca amazi haleluya Yesu ntawamuca iki amazi umva reka mbabwire ikintu nabonye Yesu ntawamuca iki haleluya avuga ibyo yitegereje haleluya ibyo yitegereje akavuga ati nzagukorera ibi sha nushaka baza bagusunika n'ingoma bakuzunguze uzanagaruka wicarire haha haleluya nibashaka bakurwanye baguhige bashaka ubucuracuzi bakora uburozi bakora ibiki ariko bazajya baza Yesu agira ati toka baza ati toka kubera iki kubera ijambo yavuze haleluya Nikodemu abaciye amazi Yesu ariko Yesu nta muntu wamuca amazi haleluya Yesu nta muntu wagira ute birangiye ati ngaho usobanurira gute naba nkuze nkasubira mu nda ya mama ntangira kumva ko agize ijambo rifite Yesu mwabagabo Yesu niwe ufite iki ijambo avuze ngo nzakugaburira ugira uti mwene data navuze ngo Imana yambwiye ngo nzaguha amafaranga kera yajyaga imbwira ati mwana wanjye nubwo ushonje ariko nzakugaburira uryo uhage ari muto umuntu ufite ibiro 64 n'indira hano uriye naganaga nkuriye arambwira ngo nzagutera w'inyama niwirebe
bukene mfite, abona ba bandi twari turi gusenga n'abasubijwe, avuga Mana koko uzaza. Ariko umunsi umwe arambwira ngo mwana wanjye aguhaye nawe iki. Haleluya. Haleluya. Amen. Nawe gira uti ya nkwano se narayitangiye mu mafaranga data y'amazi. Papa wanjye wo mu ijuru afite kuyikoca, afite kuki mwari data wo mu ijuru afite kuki kwipinda kubwiye ngo ndaguhaye. Umva ujya usoroma ugasoroma ugasoroma, imwegeze yaneze zirangati mwana wanjye mufuka uriya kariba yego ujya urara mu dusamaki twa buri munsi kugeza igihe nzahagusangira. Samaki twa buri munsi avuga ati ubwo avuze sinzicwa n'inzara. Naraturobye iyo nabaga narobyemo dukeya mu twa 5, 10, 20, 30, 15, 12 mwaka kariba gato kuko Yesu yaragize ati haleluya haleluya. Nikodemu ngo abaza Yesu ati gute umuntu yasubira mu nda ya nyina? Ibyo ntabwo bishoboka, nta mashuri ugira uciye amazi. Ariko Yesu amubwira ijambo twasomye. Haleluya. Aramubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi ndetse n'umwuka ntibishoboka ko yakwinjira hehe. Ngiye kuvuga amazi twese twarabatijwe, siko bimeze se? Twagize dute? Twagize dute? Haleluya. Twabyawe n'amazi. Ariko ikintu kimwe kigoye kigize giti kigoye abagabo. Kigoye iki? Ngiye kubabwira impamvu kigoye abagabo. Barakara akajerekani, ni igikira sedumena rakoti. Abagabo bafite ibintu bigize biti. Uyu ni umugore bisaba ko amuheka. Uyu ni umwana arashyira ku rutugu. Uyu ni uwa kabiri ashyire ku rutugu. Fata mituweli aho ngaho. Hereza n'akantu. Ibi ni ibindi. Ni itungo akeneye. Akeneye agasambu. Ibyo byose ni ibigize bite? Ni ibigoye iki? Haleluya. Ibi bintu rero bitugoye mwa bagabo mwe bene data. Ibi bintu bitugoye. Ibi ureba dore ibintu ataruye byose. Umugore, abana, ubukene, amashuri, mituwele, ibyo byose ni ibigize bite? Ni ibigoye iki? Ubwo abagabo twikoreye imitwaro igize ite? Itugoye. Iturusha iki? Ibiro. Haleluya. Haleluya. Abagabo twikoreye imitwaro iturusha iki? Ibi byose bikoreye ugomba kubitunga. Byanga bikunda. Jabona umugore wanjye yagiye kubyara. Anabu tuvugana ari mu bitaro. Yabyaye kuri 23 ukwa 7 abyara bamubaze. Atashye ageze mu rugo harongera haraturika bamusubizayo. Baramubahaga rwambwiye ko azavamo ari uko amaze gufatana. Aricara ngataye amafaranga tuzayabona. Namubwira ati Yesu wemeye ko bakubaga. Yesu wagize uti? Afite n'ubutunzi azada kugira ngo twishyure iki? Ibitaro. Haleluya. Ko bimeze se?
ubwo mpita mfata umutwaro wundi wumva umutwaro se agira ngewe ubwanjye kwitunga gutunga uri ku bitaro n'umurwaza. Mfite n'abana babiri ndera, umwe yagiye afite 13 undi afite 4. abo nabo saba gusiga mu rugo rwonyine, bisaba kwita ubashakira undi uza kubabanisha. ubwo ingo ziba zingahe? 3. mfite n'amatungo. Abyo mushukuna abagabo dufite ibintu bigize gute biturabereye. Ibyo bitugoye rero kubinyurana mu mwuka ni ibintu bikomeye. Haleluya. Ni ibintu bigize biti. Yesu abwira Nikodemu ngo utabyaba n'umwuka ntabasha kwinjira hehe ubwami bw'Imana. Bagabo bene data, dufite ibintu bigoye abagabo, ariko nubwo bitugoye bidusaba ko tubyarwa n'iki? N'umwuka. Haleluya. Bidusaba ko tubyarwa n'iki? N'umwuka. Kuko Bibiliya iravuga iby'umwuka ashaka nibyo kamere yanga. Haleluya. Amen. Iby'umwuka ashaka nibyo kamere igize iti yanga, kandi ibyo kamere yanga nibyo bijyana umuntu gihonomu. Bijyana umuntu hehe? Gihonomu mu irimbukiro. Ibyo rero kamere ishaka bisaba ko tubirwanyisha iby'umwuka agize ate. Haleluya. Biragoye rero kuba wikoreye imitwaro yose, uri kubyumva, ubashe gutsinda kamere. Icyambere, kamere izakubwira ati hey, dore warayobye, wajyaga gushaka uriya mugore kureba nta kintu akora, yagiye kwa muganga bamutegetse kwicara, yabyaye ibyana, na nubwo kamere zamwita abana, yabyaye ibyana 6, baragusaba mituweli ya 5 wishyure n'iy'umugore, abaye 35, ushireho n'ayawe abaye 40. Uzayakura kamere itagira ati nawe turetse mwana we. Kamere itagira ati ntabwo abonye kwa mukandasunikwa, ntabwo akibonye cya kigore ariko gifite n'amafaranga, reba si yo gitambuka kigenda. Wakibonye ariko kamere wayumvise kamere hakurya ubona ko gifite amafaranga, turebe gitambuka ariko ntariya mabuno. Atangira kubwita kwa mukandasunikwa uzarya, kwa mukandasunikwa uzabonayo mituweli, kwa mukandasunikwa yose batangiye babikora. Tangira nutaha agiye ubona ararongoye, agiye ubona arashatse, uhamagara abana wakivuna muheto, ni umwana wabyaye, wakivuna muheto ngwino hano wanyana yimbwa we maze asa nka nyina. Kuko kamere ari byigize iti, kandi ibyo ishaka bijyana umuntu hehe ikihono. Haleluya. Ibyo kamere ishaka bijyana umuntu. Niwicara mu bandi bagabo akavuga kuko ngiye gakunda kumva akubweta sange bari kunywa umwe mitsingi hano, undi primusi hano, undi amusteri hano, undi kiwingu. Baraka tuvuga iziriho skoro nizo ngo nise ngo rituruko. Sange baricaye hariya, nawe wicare. Umwe turafata iki se?
kakashi arumani tugwese pineapple fungura agaparasitiko yararangiye ntabagabo tugize dute hari akazi urabajya bakangisha abantu fasha bajya bakita aha cheers do ubwo se zana ariko duhuze urumva ko hano biravuze ariko ku icupa ntibizagira biti atuzukura tera nande cheers babyumvishije ubwo wewe ku buzima bwanyu uhise ujya hehe ku ruhande bakubweta ariko ukuntu utarasaze ukuntu byeri ryoshe ukuntu utarayobye atumuka kutanywa byeri icyambere ntatekereza ninde uturusha gutekereza oya ninde uturusha gutekereza oya ninde uturusha haleluya icyambere dutekereza ko dufite ubugingo buhoraho haleluya kandi dufite ibyiringiro by'ubugingo ko tuzabubona haleluya dufite ibyiringiro ko tuzabona iki nicyo gituma duharanira kuba ngo dushaka gusingira haleluya dushaka gusingira nubwo tubabazwa nubwo dusekwa nubwo dutukwa ariko dushaka gusingira icyo Kristo yagize ati yadufatiye haleluya bakubwira ataha atugoro nawe urizamagaho urataha wivuga iki rogera atugura ataha uhe mu gikombe n'uburi by'umwuka rero gatariko kuko sinayobye umutima ukubita kuwaguye ni wera kuwagize uti wahoze mu itorero waguye runaka ko yari umuvugabutumwa runaka ko yakoraga imirimo y'Imana ndamuruta runaka ntiyari umuhanuzi ntiyahanuraga bigasohora nanjye pasiteri wanyihe abantu bandura rimwe turugo ngo ni turugo siko bayita se siko bayita ngo ni turugo sinjya nubwo ariko bayita jana ari narayobye bakoreye ibihumbi 10 turugo ya mbere turugo ya kabiri zaryoshye turugo ya gatatu yaryoshye turugo ya kane yaryoshye turugo ya gatanu mutangira kwisakasaka ashanu nangaye nta mituweli